Brianne ukuri kw'Imana Imana ishimwe watashye natashye ariko urabona naje hano mungurira peti mitsingi imwe ariko ntabwo ari imwe ndi Junior nta yindi ya kabiri Junior se kuba yaringuye yindi bivuze ko nta yindi mwagura n'abatari bazi yuko Junior yanywa inzoga barabimenye bazi yuko yinywera kacyari ukuri ikambwisa ukuri Mana we DJ Brianne nishimiye kongera kukwakira ku Isimbi TV umva nanjye ndishimye byatara ariko nuko wa musore yagiye mba nerekanye uburyo noneho ugarutse tofa yongeye ese roba kucyuku ese na Robert rero baze rero ngiye nanga abantu bangirira ishyari ubwo se warutaye kamera ngutamanura kugira ngo bigende bite ni ishyari ibaza ko ari Junior ibi ni Junior uri kubifirima nyamuneka ibi ni gafungo weje tofa bayamukozeho Mana we tofa bayakoze akazi yego mwabibonye ku cyangwe cya tofa tofa niwe wa mbere yo tofa aracyari uwa mbere agira na sister we mwiza by'imbere cyane bitwa Nunu la Rose yego Bria umeze gute ndaho ndashima Imana ako se ko mbona nta kabayaga akabara gasa nakagira gute mu buzima niba ari ikintu cya mbere bambujije bamuje kuzanwa peti mitsingi paka n'umutwe uri ku uravugisha ukuri ubu rero kugira ngo byorohe ntumira irindi cupa dukore tunezerewe reka mitemo amagambo ntimvuze ngwiki mbega icyaka mbega ako Bria uzi yuko ugarutse uri wawe oya ma none se ubundi bwa nagiye kugira ngo ngiye bampindure ndabizi se umusatsi najyanye simutahanye ni wa wundi wawe kandi bajya babimenya ko uwo musatsi ntago ari umugurano ntago ari umugurano Erikeza nano mitsingi ebyiri zikonje sawa ye DJ Brianne kagakoma ke bakamugejejeho warumva merewe neza noneho ariko nikaze kumeneka noneho tuyavuge Bria sesha kundi byeri pe ndakwemeye uretse gato okay twagiye urumva ubuzima bugarutse mani numvaga ikintu gifasha ngaka numva undi mutima uri kumbwira ati nta kintu wavuga nta mitsingi nta kuvuga nta mitsingi nta buzima Bria wagarutse rero umeze gute ubu noneho ewana baravuga ngo ndi mu gihugu ariko mani najyaga nibaza impamvu abantu bose bafunguye bavuga ngo mani ngo nugaruka mu gihugu uziko wagira ngo buri mu yindi si ako nyiri ikintu nishimiye naje nyine nari nabaye konze byagenze nawe uri kwihutisha inkuru ariko ako n'umuntu areba filime narangi ubujajwa bwandeze ubujajwa bwandeze ubugambo bwambanye ubu be afite ubugambo ndumva natogose nahiye nabuze ngo ndahera ku byanyuma cyangwa ku bya mbere ntago nyine mbona nahera byiza rero urajya umbaza ngo usubize kuko ngiye mvuze nagucanganyikisha reka kandi niba ko umuntu afungwa aba yaracanganyikiwe ibyo ntabwo biba byoroshye reka dusubire inyuma kugira ngo abantu bawe b'abantu bagukunda by'umwihariko abantu bagusapotinga muri initiative zitandukanye ufite kandi nziza warufunzwe utanabikoze kandi ni ikibazo reka dusubire inyuma ngiye mperuka tuvugana ari ku wa gatatu ngira ngo atari ku wa kabiri mbwira uri kwitegura anniversaire twe dufanye ikiganiro ku wa kane uvuye muri shooting ya anniversaire yawe muri photoshoot ya anniversaire yawe ngo heruka nibwo umeruka mani bwo wampaye message urambwira utugiyemo nyine ngirire na famille cyane rero sabe ikintu wenda abantu batazi nuko abantu basanzwe bazi ko reka mbanze mbwira abantu kuko hari abantu bagize dute cyane kubera ko ngo babonye ngo Isimbi ngo yandika nyine ngo yuko badusanze ahantu ako sizirinete ko ziri kumbangamira zikure mariko ubaho ubangamiwe kubera iki urumva zana dusubiza Junior n'ubundi nize ariko kudutesha kumana udutirano wa mana Junior akira ibyawe agatirano ntikamara imbeho amaso yanjye ngo ntago papa cyaguze ko ari atagurisha amaso ya papa cyaguze nka Junior n'utwisure abantu rero reka mere ku bantu bagize amadute bavuga ngo Isimbi ngo yanditse ngo yuko ngo badufunze ngo badufungiye nyine ngo ikiwidi urukumva ngewe mu buzima bwanjye busanzwe butari ubwa social media sabe n'inshuti yanjye niyo mpamvu n'impamvu ngiye abantu babimbwiye nkabyima amatwi nuko
Sabe niwe muntu wa mbere uzi umunsi ninjiriyemo isaha hari saa 6 z'ijoro zishyira saa 7 ngo zishyira saa 8 ndumva ariwe muntu wa mbere wakiriye message yanjye nkubwira yuko baje kudutwara nkubwira ko ntaramenya iki byihishe inyuma ariko niwe muntu wa mbere ngira ngo n'abantu batatu nandikiye wowe nandikira na Nunu nandikira na murumuna wanjye so abantu rero babivuze nyuma mutari mubizi mumenye yuko igihe Sabe yasoreye inkuru n'igihe Sabe yarabizi ni ibintu bibiri bitandukanye kuko we wabimenye mbere y'abandi bose kandi ngira ngo wabimaranye hafi iminsi 2 kuko wabisoye ku munsi wa gatatu icyo nicyo nabasha kubabwira abantu bazi yuko hari badufashe ngo kuwa gatandatu kuko nibwo turi kwa mbere basiko badufashe kuwa gatandatu ko ni nabwo inkuru yasohotse ku gihe ariko twafunzwe kuwa kane nijoro kuko nari mfite anniversaire kuwa gatandatu nyirizina badufunze kuwa kane mu masaha ya saa 6 ndumva aribwo polisi yari igeze ahantu twari turi nibwo badutwaye mu gitondo kuwa gatanu twirirwamo kuwa gatandatu twirirwamo kuwa gatandatu rero ngo gikimoji ngo harya ari ngo ni double point ugifaransa zira point ebyiri bazita gute nawe ni double point ni point double ni double point Rwanda we ngo ni double rond point Pere nawe nabwenge agira ngo ni double rond point nari bubera rwose winzegereza ubwo badufunze kuwa kane rero reka mbabwire ukuntu uwo munsi wari umeze kuwa kane nanirwanye gahunda yuko ndi bujye muri shooting yes twagomba gukorana ikiganiro cya shooting y'imyaka yanjye 18 wari wujuje imyaka yo gukora nayujuje kuwa gatandatu ubu ngubu niyo mpamvu ubu ndishyira nkizana ubu nanakora niba mani kuwa kane nibwo nari navuganye na Sabe ko turi gukora ikiganiro nyine mbabwira yuko mfite anniversaire kuwa gatandatu kuwa kane rero ntago byakunze kuko hari abashitsi banjye twari dufite kujya kuri lunch kuri Dove kugira ngo nyine tuze gusangira saa 6 ubwo rero nimugoroba amasaha ageze nge nsubira ku kazi kureba ibyo ku kazi bafata appartement ku Gisozi bafashe appartement bambwira ngo mbazanire ibyo kunywa iwawe muri DJ Brianne yes muri DJ Brianne store mu byukuri nk'umuntu ufite imfunguzo zo ku kazi kandi bafite imodoka iza kunywa ifite passe ntago rero kugotwa amafaranga naragiye mfatamo izo ko yari n'amafaranga menshi ndagiye nafatamo ibyo kunywa banyoherereza umushoferi aza kuntora mu rugo tujyana ku kazi mfata ibyo kunywa tujyana n'ahandi hantu bari bakoresheje komande y'ibyo kurya nabyo ndabifata bishyira mu modoka basanga ku Gisozi nari nahageze naniwe kuko rero imvuye n'ubundi ukazi ndavuga none ngewe nimwe nimusigare muri chill ngewe ngiye kuba nibereye mu cyumba ndi kuri telefone njya mu cyumba utegereje ko gahunda isoza negereje kuko rero nimaje no kuvugana n'umushoferi wanjyanye ambwira yuko agiye kujyana abantu Kicukiro agiye gutora abantu Kicukiro akabajyana Kibagabaga navayo aribwo ari bugaruke kuntora aho ngaho yansize akantahana bamaje no kunkubita umufungo wanjye ibyo kunywa natwaye gatahana yawe gatahana yanjye ntago reko yasiga ku izina ry'Imana dore kofi yari inkozeho ubwo rero narategereje amasange nagiye curfew yatangiye njyana n'uwo mutipe ufite pass ngezeyo nyine nigira mu cyumba nigira nyine kuri chat na Sheri ariko mikrojeni we ayo masaha mikrojeni yari yasinze kambinywere wajya kuri chat na Sheri mu bitekerezo ubwo nagiye kuri chat agatotsi karamfata ndaryama wallahi nabyutse mbona umugabo ufite inyenyeri ngira ngo nabirose no Pazo ufite umushitsi wanjye yitwa Pazo twazanye nawe igitotsi cyaramwishe nge nari ndyamye gutya uko nagasinzira ndi kuri phone nawe aza mu mirambizo amaguru nyine ari hasi we aryama gutya nyine amaguru ari hasi Pazo niwe wambyukije arambwira ati ndamwese vipi arambwira ati dore man leta yaje mbona indete irimo nangira bwana fandi ni mu gitotsi bose fandi se nawe yaje muri show nta gatsingi kari kakurimo none ikintu giteye agahinda umunsi wose niriwe nanze kunywa kuko nari mfite gahunda yuko nzamara icyumweru cyose
ntari kunywa inzoga. Ukazinywa wujuje 18. Nkazinywa hari kwa gatanu guhera ku wa mbere. Naye nahereye ku wa mbere ntanywa inzoga. Kugeza kuri uwo munsi wa kane. Negereje ngo nzazinywa ku wa gatandatu. Banwaye ndi mu ryerye urukumva no kuri izo nzoga nazanye z'amarikeri nta rimwe nigeze nsomaho. Nge naziteretse aho cyo koza narariye. Ndangije kurya mpita nigira mu cyumba. Ewana nabyutse popozi navuze sirano yisho iri mu popo none ndakuraye agiye gushya uti harahiye wowe kangutse uvuga uti police ndayibona yewe narebye n'inyero nderi yaro gashone iyi sho none kuva naba kumbi nitegereje neza ndi kuva mu bizungano bari kumwe ati mujye kwicara muri salo mbwira pasa na mwari mani gute se njya kwicara kaje sinje nona n'umusundi umushoferi ko atagarutse kuntwara arambwira ati mani rega ni none habibaye ariko agataho kaba hari abandi bantu muri salo ntamenye nge wabona ari inzi bose baryamye kuko ndibuka ko baza kudufata abantu hafi bose baje saa sita twari twaryamye twese ariko hakaba harimo undi muntu uri kumva nge sinigeze menya urumva abantu usanze muri show wowe uvugana nawe uziranye nabo wowe ukigenda kandi ikindi ntiyari na show ko bose baryamye ko twari tunaniwe ubwo rero nyine baratubyukije ndoko n'abantu mwarimo musaba barimo basangira nge na Pazo twari kumwe nitwe banabyukije ko Pazo niwe wambyukije ubwo rero tujya kwicara muri salo mani mbona ibintu biri seriye bati mwicare oya nanubwo banatubwiye reka mbabwize ukuri nakobenda ndaza kubivuga ariko na n'uyu muntu ugiye gusimbuka inkuru anze hera aho ngaho mwicara abapolisi do akosabe wanegitiye nkajya mu gipolisi n'ubu none baranyihebesheje ngo nta n'inyinya ibi bitatuwaje dore amahera narega zumi nta hera ibyo birinyishe ndikuyakora niba narakujeho ikiyiko byagenze uretse duhere muri salo mani baratubwira ati mwicare hakaba hari abandi bari mu cyumba bikingiranye uwo muhafande uvuga neza ariko mana yanjye ati nta kibazo mubyutse bagenzi banyu muze mbaganirize sibyo ndavuga ko fande nibyo se ati nibyo neza cyane ako shanari bingiye burya nawe wanyica wanyibwiriye neza nkazangira ngo nibyo ariko ndinjije mwicara muri salo mani turicaye barakomanga muri icyo cyumba kirimo abo bandi banga gufungura afande avuga ati se niba nta kintu mwikeka kubera iki twakomanga ntibadukingurire gusa nyuma inkuru namenye nuko hari harimo umukobwa umwe sheri we yari yadropinze yamuzanye aho ngaho sheri we aragenda nyuma aramuhamagara umukobwa yanga kumwitaba agarutse niwe wagiye kuzana ubuyobozi ababwira ati iyi nzu mubona habereyemo sho kubera nyine gufuha rero abanyerondo bazana n'umupolisi we ariko ntiyari azi ko biri bugere hano hose kubera gufuha niyo mpamvu nyambabwira nti mw'abantu mwe mbagira inama nk'inshuti zanjye nta gikwi kuko ibintu by'igikwi nanjye byari bidukozeho kandi bitari n'ibyanjye nta n'igikwe natashye leta yo kabya ariko mana uru Rwanda giye ninde uvamo ikizava kijya ko kitahagiye ntago ubwo baratwicaje turakomanga mani banga kudukingurira ngera umbwira fande na mwana fande rero aba bantu n'ubundi bari kutwumva reka twiryame oya bari wiryamire kera rebaga inyenyeri kandi baramwe gushanga uyu muntu afite akanyenyeri ngo bari bidanje noneho dutatu nahise mvuga ni harahi ariko noneho kumva ubwo rero baratwicaje dukomanga wa muryango banga gukingura turongera turakomanga ngera ngo mbwira fande mwana noneho mwicurugi kugira ngo basi mukuremo bano bantu barimo kugira ngo nyine kuko fande aravuga ati ngewe nibakingure twicare mbaganirize mwarengeje amasaha ndabaza se fande hari umuziki mwaje mwumva ati hoya ati nimubyutse nyine bagenzi banyu ngiye turaganirira hamwe banga gukingura ubwo ninjye na Patrick n'undi mwana umwe twari turi kumwe abandi banga gukingura banze gukingura ikintu afande yakoze yarakinze muri korodoro twebwe aradutwara batwuriza ya modoka y'umurenge amahirwe hari nijoro ngenda nkebakiwe ko ntawe atubonye ku ipingu ryanjye na Pazo hano nawe diride wana gutya cya Pazo kikora wakuriye gahoro ko uri kunzamura Pazo yakanzamura
kubera ko rero ibi by'amapingu ugenda bimenyereye byatari njye nabonye ka kantu bakaraga umva nyine kari kuvuga neza ngo mankanda byaje kuranya ndi gusabuza mwapfungwe icyambabaje afanda kitubwira neza ariko abafande we ariko mana umumbaye afanda kitubwira ati nukuri ako mana ngiye n'ubu nataje nkimureba muri mu modoka y'irondo narinze naha nkimureba nukuri nta kibazo nta kibazo nitugende baratujyanye batwicaza hasi we none mbona biriseriye hasi ku isima ati mwicaye hariya paza ngazamubwira nti paza urabona biriseriye paza ati biriseriye nyine mbese bikora hano uri iwanyu nibwo nafataga telefone yanjye nandikira ni wowe nandikiye ndakubwira ni Sabe rero njye ngize ikibazo narinda ahantu byagendekeye gutya baradufashe sindamenye ukuntu ibintu bimeze ubwo ngubwo igikurikiraho umenye yuko ubwo wumvishe ntahari simari yes twambwirira famiye yanjye ukuntu gahunda zimeze batwicaje mbona fande sasa akoze hano ati aba bantu tubafatiye ahantu barengeje amasaha avuga neza yitonze wanamuvugira mukavuga ati reka mbanze mvuge nawe uravuga akabara akuramo akabora agatereka aha ati ngwino hano nawe twese duhagarara imbere ati ntukirize ati urusura umugi se ndavuga ni simbizi ati uravugisha ukuri kutabizi avuga ni simbizi ndavuga rwose ntabyo nzi ati rero dore ahantu twabasanze bari kunywa amayoga n'amatabi iti n'ibi ngibi tuzanye aho twabikuye muri iyo nzu bari barimo babitereka aho ngaho nyine urumva buri wese batwereka abahungu babereka aho bajya nanjye banyereka aho bajya ninjiyemo nyine nsanga harimo n'ifana ntayabuje nari ifite 500 nyine andi yari kuri momo ayo 500 nayo nayatse pazo ndambwira pazo rero kuno njya numva ibintu bimeze ayabuje ni itegeko nkubita yari afite 2500 pazo arambwira ati muhungu yabikaze kansigarane kibiri wowe twara 5 ntwara 5 na n'ubu ngubu mu ikofi yanjye banza kirimo n'izina ry'Imana warangeze musanga harimo abakobwa 3 baranasinziriye baratubazanye haba harimo itara pe biryamiye nyine baratubaza se byayangize gute turabasobanurira natwe turababaza umukobwa biba byoroshye wana pazo yambwiye ko bese amufata mu mashingu gutya ati umva isaki pazo nyine kizwa na kibiri umunsi wa mbere babura cyeye rero twirirwamo tubona ngiye numvaga ko mu gitondo byanga byakunda baratubaza dutaye ariko twe baratubwira ati impamvu rero kuba mwisha amabwiriza sawa muratanga n'amande ariko itabi batubira ibintu twabonye bavuga itabi nkahita avuga nti ibi nta nubwo ndibona ukuntu bisobanura bitewe n'isaha nahagereye nahise njya kuryama numva ibyo gitabo nyine numva ni nk'ibintu nyine nanjye ubwanjye nari basha kuba nasobanura ati byazanywe n'uyu cyangwa se byageze hano gute ubwo ngubwo umuntu wa mbere watugezeho nyakakarino yahise aza kutureba aza kutureba cyo koza Mana yo mu ijuru Mana abapolisi bo kuri sitasiyo ya Gisozi ni ukuri Imana ibahezagire nta muntu watubwiye nabi ariko reka nkukubite story nibwo bwa mbere nashaka kujya kunya nkasaba uruhushya ariko baratindanye mani nashaka kujya kunyara bishaka utaranabitara bishaka kungu iki abo nanategetse nakuyemo n'imyenda nidaga Mana yo mu ijuru kujya kunyara no kuvuga ati afana wamba nkajya kunyara ibaze wambare nkajya kunyara nko mu ishuri je vous demande la prévision d'arrêt ariko mu byukuri nabo ndabumva mani kuga umukingurira umwe undi umwe ntago wabiva discipline kagomba kuba bitewe nuko kandi uri n'umunyabyaha iyo uri umunyabyaha uba ugomba kandi genda byemera Imana iradukunda ariko ibigomba kureka icyaho ingaruka zacyo kugira ngo unige nyine unihugure ubwo rero twagiyemo wana ngiye rero buri ibintu byerekeranye n'ingangi ni ibintu nabayemo wari umaze iminsi posting amafoto wimenyereza wagira ngo narira Imana cyo koza umuntu ari arakubura aryamye hasi ku mufuka
ewana nagezemo ngewe mba nyine nigize umudanje mbakubise story za danje utangira kubatera story ibere byuka baravuga ati cyaze harahiye mba ndyamye hafi y'uwari umaze b'iminsi ni nkaho ariyo nkawe wa konseye akamatera agake uko nakaryamye ikintu namusabye gusa nambwiye ni kuko nambaye ikabutura ngufi nambwiye ni wowe unyorosa amaguru arambwira ati nari ngo DJ Brianne DJ ako ka DJ Brianne kamfubikisha uturenge ewana nahise nkubita ikintu bita iponge ndasinzira nago nako nkazajya ndota nyine ngo ndi muri gereza nabyuka nk'umvimbo ubu kumbona nta mbavu ndi umunyengange wari umaze iminsi wimenyereza kugangika mani nateye ipongi ndasinzira none araza aratureba aratubariza nyine ukuntu bimeze baranatubaza batubwira yuko rero ibintu byo kutubaza nta kintu bimaze ahubwo ari uko bagomba kujya kudupima bakareba niba mu mubiri wacu uri kumva baratubwira ati turajya kubapima mwese uwo dusanga atarabikoresheje arataha uwo dusanga yarabikoresheje ntagataha ubwo dutegereza nyine ukuntu biri bugende cyokoza uko ngiye mfite ikibazo cy'amenyo nababwiye yuko mfite ikibazo cy'amenyo ngaho nari umufana uvuga ikirundi gusa nta nubwo ndi kubyumva nanjye ndagukunda nawe baragukunda kandi ngo wubahwe uri kumva ubwo rero ubwo twiriwemo kuwa gatanu turongera turaramo iryo joro kuwa gatandatu rero ku manywa nibwo badutwaye kudupima nibwo badutwaye kudupima Kacyiru ndashimira n'abantu nasanze Kacyiru kuko uwo muntu abo bantu twasanzeyo nasanze bakunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Simbi kandi n'ubundi ngo itsingi uretse ngo bure ngo nago ngo itsingi nakibuka ukuntu icyaka ukareba hasi ukabura icyo uvuga bavuga ni wa mugabo we natsingi yewe ndetse ngo rero baradupima muri ya laboratoire ya indi twamamaza Rwanda iriya laboratoire mwamamaza mama yake na mama winjira mu muryango wa mbere uwa kabiri ugenda wireba kamera mana we aho wacikira nta naho ni wanakorora ngo wibeshye ngucire ngo uvuga ngo ntago ari wabikoze ewana baba baratujyanye baradupima turongera twisubirira aho n'ubundi turi kuba dutegereza yuko bazadusubiza ibizami ndumva ari nabwo uwo mugoroba wo kuwa gatandatu aribwo inkuru yamenyekanye yuko badufunze ariko reka nkubwize ukuri ntago ngaya kandi nabo ngaya ntago mbavuga ariko umuntu wese uko yanditse ngo imanuza umuntu wandika tayito ngo urumogi utudomo tubiri DJ Brianne mu by'ukuri ewana Imana bababarira ariko namwe nyine nakazi nicyo kintu kigomba gutunga abanyamakuru baba bagomba kuvuga ibyabaye rimwe na rimwe ntago nabarenganya ubwo rero uwo munsi rero ku cyumweru ngaho Brianne buretse kira ngo kwa gatandatu inkuru zisakara bamwe bati n'ubundi ntabwo yarashobotse urumva ngo birabiga uretse ngo birabigamba avuga ngo buramuvuga ngo yarunyweye ngo ntabwo bavuga bira bintu utanyweye urumogi ngo leta irakoze kubimufunze kabisa narabibonye nanabonye nyine abanzi hari ngo n'aba DJ bambwiye ewana ngo baserebuye ati umva ubwo iki kivuyeho ngo ubwo iki DJ kigiye ati twe hari n'uwo nari nzi igihe ushaka kundisha agasheni nizere ko byahwaniyemo G ubu se yagusabira kandi gasheni none se G ubu se urongera uvuga ngo bamfunge ubu se G urongera uvuga ngo bamfunge kandi agasheni nkavuyemo muri yaragusanzwe kabisa gwere mitsingi ntabwo ni mana uwo muniga nge ndabizi ko ashaka kundisha agasheni ariko nyine nizere ko nagatoboye baradupimye rero ku cyumweru mwafande yaraje nyine aratubwira ati nimwitegure mwishyura amande musohoke mbwira fare namwe arakafa ubwo ko waretse kuduheza nyine nge numvaga ko nene yakiriye kuko urabona muri gereza imashini zapimye neza zisanga Brianne nta biyobyabwenge yanyweye bantu ba Brianne none Brianne uzuma mu kubaje se ndabizi iri laboratoire ntago ushobora kwibeshya iri laboratoire iri akore wayibonye Sabe ari mu bantu
Sabe ntaga uri mu bantu bambwiye ko umuvugizi se yavuze ko twataye. Umuvugizi wari Erega ndi hanze. Ese kanyanga ay igipapuro cyanjye nakibagiwe. No kira igipapuro ni ingita. Cyane ngo ribu. Ari umuntu uri butekereze ko Brianne urumva ese buriya koko nta biyobyabwenge Brianne anywa. None se umva mbabwiza ukuri. Gusa abandi niba bishimiye kufungwa. Yes, kandi ikindi kintu Sabe ikintu cyo nakubwira ko ibi bintu bya nijoro narengoze live mbabwira yuko ibindi bintu by'abantu bagiye batugambana nyine uko nagiye mbike uko ngiye nibyo nkitse ndabivuga. Nkanavuga ko ari ugukeka. Ngiye nzabishyira hanze. Ko nubundi nta gikwe ntegereje. Nubundi nta bukwe. Ibijyanire leta nubundi yabukuye. Urukumva ndabamenyesha ko nasheni ndimo ndabamenyesha ko ubu mubiri wanjye urabarizwamo peti mitsingi n'amazi kandi peti mitsingi ntabwo bazifungira umuntu. Ibyo biyobyabwenge baneje abantu ku rwego rwaho n'umuntu ubona nivugira nisekera avuga ati ya n'ubundi n'urumogi rwigendera. Mwabantu mwereka babwiza ukuri ntacyo bizabamarira. Bagupima ntugeze ugira ubwoba ukavuga utuyenda hari banadupimye bari no kutuganiriza. Baratuganirizaga rwose ubona nta kibazo kudupima. Wese ntabwo muvuga ko ari mwe ngo mukorera hano ntabwo muzi ukuntu babipima. Twaragiye batwereka ibintu turi bupimishe barabiduhereza turabipima mu nkari ni mu nkari kandi ntabwo wabeshya kuko unyara bakuri hejuru. Unyara umupolisi kaza kureba. Nta ndwara ikindi kandi muba munaziranye ngo wenda uramubwira ngo nkiriremo imiyaga ngo unyibire inkari ntiwanagera gutyo ngo widahishe muri toilette akaboko urakamanura ujyayo ahagaze aho ngaho se imbere yawe. Noneho toilette ukuntu zingana wowe ubwo warahageze uko urahazi uragenda hazi muri laboratoire ndahazi. Naga toilette kangana gutya bivuga ngo muhagazemo muri babiri mwese mushaka ntago byavamo. Ku muryango wicara umureba ntabyo kuvuga ngo ufite isoni ngo iki niki. Isoni se iyo ugiye gukora ibyaha isoni ziba ko utazigira uri kubikora. Kunyara kumuhereza yambaye ikanzu y'abaganga naga nta kuvuga ngo uranyara ngo ku ruhande ngo wenda ngo zijyeho ngo arakunena ni ukunyara kureba ukamuhereza inkari akazijyana ukazasigara ubura uririmba urw'ubonye. Ubwo rero baradupimye inkari barazijyana bahita banadusubizayo ariko mu by'ukuri batugana reka ngwize ukuri nakubeshye nta bihe bibi nge nigeze ngiriramo usibye nyine ibintu wenda byo kwiheba abantu bakavuga ati wenda ushaka kuba waricaranye n'abantu banyweye itabi ukabihumeka bakabigusangamo bakavuga ati bazahita gukatira imyaka 3 nyine ukumva akantu ko kwiheba ntago kabura. Ukabyaranywe biramutse biba naga akantu ko kwiheba kabura. Nubwo buryo byambayeho ndetse byari byanaranye mvuga nti okay nta ribi gusa ikintu kimbabaje na hano wenda nigereye nzagaruka abandi baransize abana banje umuntu wa mbere waje kundeba ariko mbaza ngo amfashe iki kubyerekana nahise mbwa ati mwebwe mufate telefone yanjye muyake muyitware ikintu mundebera ni umwana wanjye kwanza mu rugo ko nta kibazo afite no kuba atamenya yuko ngewe mfunze. Ikindi ni ukumenyera ko nari mfite abaterankunga bo muri Holland bashaka kumfasha mu nkurikirane ibya bari abana. Ku wa mbere uyu munsi nibwo nari mfite gahunda yo kujya muri RGB kujya kwandikisha umushinga wa Brianne Foundation. Urumva nibyo bintu bya mbere nababwiye. Brianne yayivuyemo ubu ngiye muri RGB. Man ibintu nari imombye kwize uri kumva ndababwira ngiye mugende mubingiremo kugira ngo bari abana batazagira ikibazo no mu rugo iwanjye no kuri alimentation mubwire bari abana barimo bafunguke mu mutwe ngewe ibindi byose bigiye kumbaho ndumva meze gutya kuko niba bizaba bisohotse bivuga ati karimo nta nubwo waburana ariko kubera amahirwe y'Imana ku cyumweru ikintu nakunze inkuru yasohotse nijoro abantu barara bayimenya iryo joro mu gitondo yirirwe itrendinga ngira ngo mu masaa 10 waciye agashene ari biri gutrendinga saa 9 ahubwo saa 9 ndumva nari nasohotse kandi nanjye ngisohoka natse telefone nsanga Kigali hahiye nashimye Imana ndavuga ni Imana urakoze kuba hatarahiye kwa gatanu ubu ruvuga ngo weekend yose byari kuba ari ibibazo
nahise mpostinga ndavuga ni nta sheri ndaciye